Ladies and gentlemen, this is Lucky Baby. Are you guys ready for Lucky Baby? Make some noise! Tijira koze cyane. Muyobozi nuko bisanzwe. Ngewe munyanganire nje hano nk'umupasteri ari ibintu nje kubereka kuri gahunda ya gipasteri sibyo tugendane buri hari insengero zo mu basirimu hari n'insengero naribi ibyo ngewe narabibonye pe nk'umupasteri ngiye kube ako babahuje amagahunda usanga ubwa mbere bakira korari inyuma hagakurikiraho umusingo artist umuhanzi wiririmbira ku giti kiwe mu basirimu kadutangire mu basirimu bafite umuntu ushinzwe gahunda. Praise the Lord. Tugiye kwakira kwaya yitwa Healing izibagezeho ubutumwa bwiza yanyuje mu ndirimbo yayo. Korari kaza ati na misozi na n'inyanja nabihe byabuze umugambi w'Imana kuzura kuko kuboko kuwiteka guhora ndabakunda nkamuruko ngira uri kumva yuko urusengero rukunda abakristo babo ku buryo babacurangira ati nta misozi nta n'inyanja sibyo byabuze umugambi w'Imana kuzura. Haleluya. Bagahita baza bagakurikiraho umusingo artist akaza na undi muvuga izina ukabona araje ashize akagitari kiwe yaratwimanye Yesu nishuri ibihumbi n'ibihumbi. Haleluya. Yaratwimanye. No aho nsenge ahantu nge nsengera twe ntabwo tugira umuntu ushinzwe gahunda uwegereye mikoro ahitaza ngo twihuse rero hagiye kuza groupe y'abaririmbyi ibaririmbire ukabona haje abagabo bambaye amakositimu bari na seri reba nawe uyo ndi ku meza dore agafiriti dore potaje dore na fanta y'umugore ese ubundi mbayike iyo ngiyo ni korari bagahita nabo babihirinze bakabona umwatiste wiririmbana ukabona nawe n'amanzi ndi buvuge mu izina mu bivumburire ukabona nawe baramwakiriye araje akaza umuhanzi w'umumama rwose muyobozi nugendere ku isura mbonana nshobora kukugwisha ako nawe ubu unyuzemo akantu k'inkuba bigize icyaha hama ni kuri gahunda yo kubereka ibintu bibera mu nsengero habaho na gahunda yo kwicuza ibyaha bakakubwira ati Imana ikweze kandi kubabarira mu nsengero z'abasirimu uraza ati pastor ndashaka Imana imbabarire gutukana Imana ikweze kandi gutunganya agahita bapfukamisha hasi Uwiteka gitare cy'amahanga mweretse ababaja n'abajakazi bawe bakurireho icyaha muri karitsi aho nsengera nizani abakristo banjye ndagira ngo umukristo wa mbere aze umukristo wa mbere twihuse naze yihane nabapfunyitse tekawe Mwiriwe neza pastor ihane ndihana agahinda ko mu mutima ihane ibintu biri sere wa mugingo icyo nicyo nihana cyonyine urihana agahinda ko mu mutima si iki kigorgira ufite agahinda ko mu mutima wari wicaye nicaye inyuma muri reggae wakazanye unakicaza muri reggae ngamva imbere tukomeze cyakaba abakristo banjye baze nabizaniye pe kuri gahunda y'umutekano w'urusengero rwanjye kandi buri umuntu yihannye imbere y'Imana uramubabarira undi mukristo tugeze vuba
ntago ari uyu nguyu nazanye. No mu bintu by'amadini hajemo abashinwa. Nazanye inkumi ishinguye nyamara. Okay, nawe ihane abakristo banjye bose ndabo ihane twihutishe. Urihana icye cyaha? Pastor ngende ihana kwisimbukuruza. Ubuse ukumva ngora. Ukumva Imana yakura imbaraga seze kukubabarira. Ngamva imbere. Abakristo banyenda bakunda gusa naribajije ibi bintu muri kwigira abakobwa. Ese hari abantu bazajya mu ijuru, hari n'abazajya situbyeme nabo tutabyemeranyeho nta kibazo. Ese abasireye kwini gutya kuntu muri kwivugisha niko muzamumeze hariya kwaje? Ukumva ejo nabonye Shadibu ariko muri interview na Tycoon afite vibe asanganye ngo yo this is Shadibu ngwino wumva ubwiza n'ubwenge Shadibu akubikiye. Shadibu hi. Yes, Shadibu hello. Shadibu witeguye game uyu munsi? Ray. Wumvisha kuntu bavuga reda abana? Ray. Nge rero nk'umupasiteri byaka kanya naribajije ati se nimujya no nikuzimu muzaca mumeze kuriya. Reka twimagine bari ikuzimu wenda. Shaitwa. Ubwo ni Shatana hamagaye. Shaitwa. Ko maze umwanya hano mwishi wa my password ya wifi. Ibyo ngibyo tukabyihanganira. Ukajya kubona undi ati Shaitani bebe wanwitse vuba kejo mfite ploti. Ari ikintu nashakaga gusaba. Uri kumva njewe tutanyuze ku ruhande afande rwose nsanzwe mufana akora ibintu byiza nkareberaho. Wumve ngo no kwishura indi duwaye. Nyine bitewe n'ikintu rero nashaka kumusaba. Fane nimba bitakubangamiye twakina akagame gatoya. Aranyemera amashime cyane kuri afande. Aranyemera atarana kamenya. Ako kagame bakita we listen we don't judge. Nine ngewe nakubwira ikintu but it's a comedy if you don't mind. Kwandi kumva ndi gotetera wa. Tubyirengagize nzagakora ubuta. Oya tubireke mbe. Tuvugisha ukuri mama rankumbuye ashaka kumbona nashe. Urajyana hano atari mu rugo. Murasetse. Gusa narasoza nyine ndi pastor. Nene muri mwebwe hagira umuntu utanga icyifuzo. Uragifite? Melissa mikoro twihuse. Kugenda gake bigize icyaha Emi. Twihuse. Twagiye urifuza iki? Yes ashimwe pastor. Sha ifuza ibyo wifuza. Ndifuza umugabo. Vuga cyane ako wifuze nijwe. Ndifuza umugabo. Imana igira ite? Hallelujah, Imana igira ite? Turabasa umugabo. Samsung 250 ni Shuadel. Smartphones za originali kuva kuri Samsung Galaxy S25 Ultra, A26, A36 na A56 zisohotse vuba kugera kuri za iPhone 16 Pro Max n'izindi niho zibarizwa. Uguze smartphone ya Samsung iwacu ahabwa warranty y'imyaka 2 akongezwa n'ibikoresho nkenerwa ubusanzwe bitazana nayo. By'akarusho uguze iPhone 16 Pro Max ahabwa warranty y'imyaka 2, internet ya 4G mu gihe cy'umwaka kandi n'ikirahure cyangiritse mu mezi 6 tukimusimburira ku buntu. Samsung 250 kandi gufitiye TV screen zitanga amashusho y'uruhehemure mu ngano zose, frigo, imashini zifura, iziteka, laptops n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bya original. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu,
cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Abashinga bongera inyanguka, abashinga bongera inyamuzinzi.